Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse umwanya w'amakuru abagezweho cyane mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Juno kizigenza agiye kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Wow! So Juno kizigenza uri mu bagezweho neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko agiye gukorana igitaramo kigamije kwizihiza imyaka 5 amaze yinjiye mu ruganda rwa muzika. Ni igitaramo giteganyijwe ku itariki 16 Gicurasi uyu mwaka wa 2025 kuri Institut Francis du Rwanda. Ni igitaramo kizarangwa no kuganira ku rugendo rw'uyu muhanzi watangiye umuziki 2020 ari nako anyuzamo akaririmba mu buryo bwa live zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane n'abatari bake. Mu kiganiro Juno kizigenza yagiranye na Nando Bernard ureberera inyungu ze, yavuze ko iki gitaramo ari ikibanziriza ikinini bateganya gukora cyo kwizihiza iyi myaka, noneho bari kumwe n'abakunzi b'uyu muhanzi bose. Ku itariki 16 Gicurasi 2020 nibwo Juno kizigenza yinjiye mu muziki ahereye ku ndirimbo yise Ma Formula. Yanahise ikundwa cyane bikomeye n'abatari bake, bimuha icyizere cy'ahazaza heza mu muziki. Nyuma yakoze izindi ndirimbo zirimo Igitangaza, Jaja, Biranze, Shenge, Uraunda n'izindi nyinshi zatumye izina rye rirushaho gutambagira mu mitima y'abakunzi b'umuziki nyarwanda. So guys, ngayo nguko rero, ni update ziba zigezweho kano kanya tuba twiyemeje kubagezaho amakuru nk'aya. So nkeka ko gusa ari ikintu cyiza, buri muhanzi yajya agera igihe agafata igihe cyo gutegura concert cyangwa se igitaramo cyo kwibuka hazaza he cyangwa se ahashize he, ibyo yanyuzemo, urugendo yanyuzemo ubwo yatangiraga kariya ye. So ni ikintu cyiza Juno, ni ikintu cyiza gutegura igitaramo nk'iki kigaruka ku gihe cye cyahahise, urugendo rwe rwa muzika uko rwatangiye, uko byagenze, uko bimeze ubu. So ni ikintu cyiza, yumva ko n'abandi ba star bajya bagikora nubwo bake bajya banyuzamo bakabikora. So guys, ayo niyo makuru yaragizweho kano kanya, reka tubashimire.